bivuze kuzatsindwa ikizamini cyangwa ari mu buzima, cyane ko ikizamini cyangwa ari musanzwe ni isuzuma ry'uko ibyo kwigishije ntabwo ari cyo gipimo cy'ubwenge. Niyo mpamvu hari abantu babaga ba mbere mu ishuri risanzwe ariko yaza mu ishuri ry'isaba umwarimu ari ubuzima bikaba byaramucanze byaramunaniye, hakaba abandi babaga ba nyuma, bamwe bakanacikiriza amashuri ariko mu ishuri ry'isi barabishoboye bakoresha babandi babaga ba mbere. Tekereza ko yize amasomo menshi y'umwarimu w'ubuzima, aragenda bakavuga bati ni inzu y'ibitabo yigendeye. Umusaza cyangwa se umukecuru wigendeye ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Ikizano kamwe muri ayo masomo nyabazanira buri munsi muri kano gace twahari isomo ry'umunsi mu nzu y'ibitabo. Hari abantu bakunze rero rya somo ryo kwihangana, abo nibo tugiye gukorera umunsi. Kera mu bihe bya Buddha niwe Siddhartha Gautama, azwi nk'uwamurikiwe akaba ari nawe ukomokaho imyemerere ya Buddhism. Kera rero mu bihe bye yigeze gushaka abantu agira abigishwa be, nka byandi bya Yezu ari gushaka abigishwa be. Arangije atanga itangazo ry'uko ashaka abantu yigisha nyuma bakazamubera abigishwa. Kubera ukuntu rero abantu bamukundaga cyane, ku munsi wa mbere hitabiriye abantu benshi cyane bagera ku 1000 mu kwitabira kwabo. Ariko icyatunguranye nuko ubwo Buddha yazaga aje kwigisha, ku munsi wa mbere yaraje yicara imbere yabo ntihagire ijambo na rimwe avuga, abararanganyamo amaso, hashize akanya avaho arigendera nta kintu na kimwe ababwiye. Abantu benshi muri abo bari bateraniye aho batunguwe n'imyitwarire ya Buddha, ndetse bamwe bibaca intege. Kuza akabitegereza ntagire ijambo na rimwe avuga, barumiye barangije barataha. Ku munsi wa kabiri nabwo barongeye baraza, ariko noneho umubare w'abaje wari wagabanutse cyane ugereranyije no ku munsi wa mbere, ku buryo ku munsi wa mbere hari haje abantu 1000 ariko ku munsi wa kabiri haza 200 bonyine, nibo babashije kwihangana. Buddha n'ubundi ku munsi wa kabiri yabikoze nk'uko byagenze ku munsi wa mbere. Yaraje araranganya amaso, arangije arigendera nta kintu na kimwe avuze. Abantu barongeye baratungurwa bibaza imikino Buddha arimo birabayobera. Ku munsi wa gatatu noneho hitabiriye abantu 50 bonyine. Buddha nabwo yaraje ntiyagira ikintu avuga, araranganyamo amaso, arangije arigendera. Kuri iyo nshuro noneho abantu batangiye kugaragaza uburakari bati, tuba twavuye mu kazi kacu tuje kwigishwa hano, ibi ni ibiki biri kujya mbere? Niba adashaka kutwigisha natubwire ntituzagaruke. Barajujuye, ariko nabwo Buddha ntiyagira ikintu arenzaho, ahubwo arabareka arigendera. Ku munsi wa kane nabwo abantu baritabiriye, ariko noneho hitabira 20 gusa. Buddha n'ubundi yaraje arahagarara iminota mike, araranganya amaso hirya no hino, arangije arigendera. Ku munsi wa gatanu nabwo Buddha yaraje, ariko nanoneho asanga hari abantu batarenze 10 aribo bonyine bamutegereje mu bantu 1000 baje ku munsi wa mbere. Ku munsi wa gatanu hari hasigaye haza 10 bonyine. Kuri iyo nshuro ariko noneho Buddha yaravuze, atangira kwigisha, arababwira ati, ubutumwa nigisha nashaka kubuha ababukwiriye aho kuba ababonetse bose. Ababukwiriye rero ni mwebwe. Arangije bose uko ari 10 abagira abigishwa be. Buddha yarakomeje ati, ni mwebwe mu bikwiriye, buri wese yakaba mwigishwa wanjye, ariko ababikwiriye ni mbarwa, kubera ko ababasha kwihangana ari bakeya. Ntabwo aba umwigishwa wanjye utabasha kwihangana. Niyo mpamvu namaze iminsi yose ntavuga ndi kureba wabasha kwihangana by'ukuri. Mu bantu 1000 bose bari hano rero ku munsi wa mbere, benshi bazaga bagamije kwinezeza cyangwa bazanywe no kugenzura. Gusa abantu nashakaga ni abantu bafite inyota yo kumenya, bariya bafite amatsiko yo kumenya kandi bakigisha abandi. Namaze igihe ntigisha rero ndi gushakisha abantu bashobora kwihangana. Aha rero harimo isomo rikomeye ry'ubuzima. No muri ubu buzima ikintu cyitwa kwihangana nicyo gituma ibintu bishoboka. Biragoye ko utabasha kwihangana yabasha kumva icyanga cy'ubuzima. Ikintu gikomeye ugomba kwigisha umwana wawe ni ukwihangana, kubera ko nicyo kintu azakenera cyane mu buzima bwe. Biragoye ko wakabya inzozi zawe mu gihe utigiramo kwihangana muri wowe. Kwihangana nicyo kintu cy'ingenzi mu kugera ku ntego izo ari zose z'ubuzima. Rimwe na rimwe kwihangana biragora kandi bikaryana, ariko imbuto zabyo ziraryohera. Kutihangana ni ikintu kibi cyane gikora ku marangamutima yawe, mu kazi, mu bushuti. Biragoye ko wakubaka ubushuti bwiza cyangwa se itsinda ryiza hatari kwihangana. Umunota umwe wo kwihangana
twabonye ko ungana n'imyaka 10 y'umutuzo n'amahoro, ushobora kwihanganira ikintu kimwe gusa bikaguha amahirwe y'imyaka 10 y'amahoro n'umutuzo. Uretse ko buryo no kutihangana bishobora guteza akaga, buri wese ashobora kunanirwa kwihangana mu bihe bimwe na bimwe, ariko iyo bibaye akamenyero bishobora guteza ibibazo bikomeye. Ikibazo cya mbere biteza nuko bituma umuntu agira umushiha, akarakara cyangwa se akagira umujinya. Ibyo bishobora kongera imihangayiko umuntu aba yifitiye, ubuzima bwe rwose bukazaharira. Hari n'ubushakashatsi nigeze kubabwira bwakozwe n'ishyirahamwe ryo muri Amerika rishinzwe iby'ubuvuzi, bwemeje ko kutihangana bishobora gutera umuvuduko ukabije w'amaraso, ndetse bikaba byanagira no ku bantu bakiri batoya. Abantu batihangana bashobora kugira umubyibuho ukabije kurusha abazi kwihangana. Impamvu ni iyi: biterwa no ko mu duce tumwe na tumwe ibyo kurya biribwa ako kanya, bya bindi bya fast food, ariko ngiye mbyita fat food, biba bidahenze kandi biboneka mu masaha ariyo yose. Bituma rero abantu badashobora kwihangana bananirwa kwifata, bakabigura ari byinshi cyane. Umuntu udashobora kwihangana niwe unywa ibintu bipfunyitse, akarya ibintu bipfunyitse, ariko ubasha kwihangana aragenda akabitegurira mu rugo. Abantu barambirwa vuba rero bagira akamenyero ko kurazika ibintu nanone. Ibyo bishobora guterwa nuko babumva ko ikintu bagiye gukora kiri bubatwara igihe kirekire, bakagisubika kubera ko babona batari bukirangiza. Ingeso rero yo kurazika ibintu igabanya umusaruro w'akazi, kandi iyo abantu batihangana bakomeje gusubika ibyo bagombaga gukora, bituma kenshi n'abakoresha batakaza umusaruro mwinshi bakabaye babona. Abantu rero batihangana nibo bakunda guhombesha company, guhombesha bagenzi babo n'ibindi bitandukanye. Ikindi, abantu batihangana nibo bakunda gusinda kandi bakagira n'urugomo. Ubushakashatsi bwarabigaragaje. Akenshi bafata imyanzuro idafashije kandi bahubutse. Bashobora no gutuma utakaza amafaranga utabiteganyaga. Kutihangana bishobora gutuma utakaza amafaranga, ugatakaza inshuti, ukagira agahinda n'imibabaro, cyangwa se ukagerwaho n'izindi ngaruka bitewe gusa nuko umuntu atabasha kwihangana. Hari igitabo kigeze kwandikwa na banki y'i Boston hariya muri Amerika, cyavuze ko kutihangana bituma umuntu yishora mu madeni menshi. Kutihangana bishobora gutuma umuntu yishora mu madeni, kandi burya ideni ni umutwaro, ni nka bihehe uba wikoreye, ni nko kwikorera impyisi. Ideni ni hatari rwose. Abantu batihangana rero nibo bishora mu madeni cyane. Ikimenyetso cya mbere cy'umuntu utihangana ni ukwishora mu madeni. Kutihangana rero bishobora gutuma utanashyikirana n'abandi neza. Niyo mpamvu kwihangana birasharira, ariko imbuto zabyo ziraryohera. Umunota umwe wo kwihangana gusa ushobora kuguhemba imyaka 10 y'umutuzo n'amahoro. Mu gihe kunanirwa kwihangana umunota umwe bishobora kuguhesha kubaho imyaka 10 mu kaga, urwana n'ingaruka zo kutabasha kwihangana gusa umunota umwe. Ukarwana n'ingaruka zo kurera kandi utarabiteganyaga kubera ko wananiwe kwihangana kwifata gusa. Ukarwana na gereza kubera ko wananiwe kwihangana gusa. Hari abantu bafunze kubera kunanirwa kwihangana umunota umwe gusa. Hari n'abapfuye kubera kunanirwa kwihangana umunota umwe gusa. Hari n'abari mu bitaro kubera kunanirwa kwihangana umunota umwe gusa. Niyo mpamvu umunota umwe wo kwihangana ushobora kuguhesha imyaka 10 y'amahoro. Tekereza uwo munota umwe rero. Niyo mpamvu kwihangana bifite imbaraga nyinshi cyane muri buno buzima.